abatabizi bicwa no kutabimenya kandi burya inzira ntibwira umugenzi. Ariko mbere y'ibindi byose mbabarira wumve iyi video, ndaje mu kanya nkubwire impamvu. Umva akantu ku kandi witonze cyane, witonze cyane, nongere ni witonze cyane. Umva abana n'abandi ni bande baguhaye uburozi? abo ndabufite. Wabuvanye he nyine? Ndabufite. Wabuvanye? Nabuvanye za Kongo. Nabuvanye aho hose barabumpa. Mbwira umukecuru wabuguhaye. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka. None se umugore agasonga murafatanyije? Murafatanyije? Urambariza iki ariko ubundi? Ntabwo bivuga? Ntabwo bivuga? Babarira. Babarira. Ntabwo bivuga? Nawe yaba arimo. Murafatanyije? Nawe yaba arimo. Murafatanyije? N'abandi bande? Atari inaha ngaha. Agira umugore w'agasongo yitwa nde? Yitwa Emeline. Emeline. Irindi? Tumurebe. Wamuhaye ubwitwa ngo iki ngo ahe gasongo? Ntabwo mbizi ibyo wamuhaye. Wamuhaye wowe ubwitwa ngo iki? Ntabwo namuhaye. Basanga bufite ku giti cye. Ariko murakorana? Oya. Ndamwanga buriya. Umwangira iki? Ndamwanga. Umwangira iki we? Ntazi gukora n'umunyamagambo raho. Ariko nawe asa nk'abarozi. Simbizi. Mugambabarira ntabwo nzamugaruka uriya mugore. Wagiye? Uzongera kujya kurega se kuri? Oya, nzasubira. Ubundi uzajya kumurega iki mu gisirikare? Nzasubira. Wagiye kurega iki umugabo we? Nzajya ngo mwandagaze. None uriyandagaje? Ko ngiye kwirukansa ku gasozi? Nta kibazo. Ari ukugutwika se? Ari ukugutwika? Mbabarira mugabo. Tega amatwi. Ufite ibyo ushaka gukora. Bikore. Ariko mbabarira nigende. Ari ukugutwika no kwirukansa ku gasozi urahitamo iki? Kwiruka ku gasozi? Kora ibyo ushaka. Ndaka ngo twike rero. Mbabarira. Wanze guhitamo? Mbabarira. Wanze guhitamo? Ngirira impuhwe ndagiye, ntabwo nzagaruka muri quartier. Ndagiye. Uzagenda ryari? Ndagiye. Uzagenda ryari? Ndagiye n'ubu ndagiye. Ugiye hagana he? N'ubu ndagiye. Ugiye hagana he? Ndagiye ntabwo nzagaruka. Uburozi wavuye muri Kongo bwitwa ngo iki? Ntabwo mbuzi. Wayabombwira bwitwa ngo iki? Ubwo kwica no gusaza abantu. Mbabarira. Wowe umushyiriye mu biki? Mbabarira ni henshi nagenziwe cyane ariko ntabwo nari mwishimiye. Wamuhaye no mu byo kurya no mu byo kunywa. Imyenda wamutwaye yitwa ngo iki? Byinshi yampaye. Ni byinshi cyane. Wamutwaye byitwa ngo iki? Amakariso. Byo kwambariraho byose twarambaranaga. Mbabwira rero ntabwo nzongera ndagiye. Ugeze he? Nagiye. Wagiye ugeze? Nagiye. Ugeze he? Nagiye ndambutse ndagiye. Wambutse he? Ndagiye ndambutse Nyabarongo. Akwambye wavanye uburozi. Ubundi uvuka he? Uvuka he? Umutara. Mu Mutara hagana he? Gatsibo. Mu Mutara hagana he? Gatsibo. 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 Ngambira wavanye uburozi rero. Ayiwe, ubuse nirwe mbasobanurira, ubuse nirwe mbabwira ibintu byinshi cyane, hari icyo mutumvise ni muri abantu bakuru. Birashoboka rero ko hari indwara yakuzahaje, birashoboka ko hari ibintu byinshi banakuroze cyangwa se ukabona ko hari n'ibintu ukora bikanga, ukavuga ati nyatsi zarandenze, iyo nsabye akazi biranga, iyo nkoze biranga, ndwaye mu nda hadakira, ndwaye umutwe udakira, ndwaye isereri ihoraho, ndinze ngumirwa byaranze, nyamara ibintu byinshi udafitiye ibisubizo, wowe nubona bikurenze cyangwa se ukabona ko wivuje bikanga, hamagara nde muganga Clement kuri iyo nimero urimo kubona kuri screen yawe, cyangwa se bitewe naho arimo kurebera cyangwa se aho urimo kurebera, nyemerera umuhamagare ubundi muvugane, aragukoraho ryake. Nta bindi byinshi nge ndaza kuvuga, ntago nize ubuganga singe mfura, wowe vugana nawe muraganira, byanze bikunze uraza kugira igisubizo cyiza kandi kizima ndetse gifatika, uzagaruka gushima Imana, uze utubwira uko byakugendekeye. Murakoze, Imana ibaho umugisha, reka mbifurize amahoro n'imigisha, Rutagwa Biziminega rwa Mugabo Nyirigira, umwami w'amahoro nkunda kwirahira, nakomeze kubasangiza iteka, dore ko ari umuhanga mu byo yahanze, abahanze byinshi bahambaye, ndetse n'abahanzi burya bahanga iby'isi ntawe wahanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Nyamara munyemerere mbabwire nti Imana ishobora byose, uwo mwami arakomeye. Ndabakunda, mbifuriza ibyiza. Iyi ni Muganga Clement. Kora subscribe kandi like, ukore share, byinshi byiza bitandukanye kandi bitunga umubiri n'ubugingo muzajya mubibona kuri YouTube channel ya Muganga Clement.